umuhanzikazi Clarisse Karasira yateguje abafana be n'abakunzi b'umuziki muri rusange indirimbo ye nshya yise Rutaremara yo gushima buri wese amushyigikiye by'ikirenga mu gihe cy'imyaka 2 ishize yunze ubumwe n'indangururamajwi mu ndirimbo zinyura benshi. Uyu muhanzikazi wakunzwe mu ndirimbo zirimo n'Izagushuke mu gitondo cy'uwa gatandatu yifashishije imbuga nkoranyambaga ze ararikira abakunzi b'indirimbo ye nshya yise Rutaremara izasohoka mu cyumweru kiri imbere. Nko kuri Instagram yanditse agira ati mutekereze kuri iyi ndirimbo hamwe na nyakubahwa wacu Rutaremara. Ni indirimbo mbateguje, mwitegure kunyurwa n'inganzo y'umutima. Vuba aha turabyinana dutarame na Rutaremara. Kuwa gatanu Ukwakira 2020 Clarisse Karasira yahuriye na Tito Rutaremara mu kiganiro cya Isibo TV maze aramutungura muririmbira indirimbo ivuga ibigwi bye. Hari nk'aho aririmba agira ati Rutaremara uri rudatsikira, bwiza bw'Imana uri rutagamburuzwa. Clarisse Karasira yabwiye Tito Rutaremara ko iyi ndirimbo atigeze ayihimba ahubwo ko ari indirimbo yamujemo bari kumwe. Aha ni naho havuye igitekerezo cyo gukora iyi ndirimbo ashima buri wese ukomeje kuba inshuti y'akadasohoka ye mu rugendo rwe rwa muzika. Clarisse Karasira kandi yatangaje ko yakoze iyi ndirimbo mu rwego rwo gushimira abantu bamukunze kuva atangira urugendo rw'umuziki nk'umuhanzi wigenga amazemo imyaka igera kuri 2. Uyu muhanzikazi avuga ko abantu bose bahagarariwe na Tito Rutaremara kubera ko ari nkawe shusho iri imbere yabo, kubera ko rwose urukundo rwe rwaramurenze cyane. Akomeza kandi agira ati ni umuntu mukuru, ni umuntu yubashye cyane, hari n'abandi bibashye cyane banyeretse urukundo ariko we ubona yanirekuye akabimbwira. Mbese Rutaremara yambereye ingabire. Clarisse Karasira yavuze ko umukinnyi w'imena mu mashusho y'indirimbo ari Tito Rutaremara ndetse ko n'abandi bantu bagiye bamwereka ko bamushyigikiye yakoresheje amafoto yabo mu mashusho y'indirimbo. Iyi ndirimbo kandi izagaragaramo inshuti, abavandimwe n'abandi bakunda inganzo y'uyu mukobwa w'Imana n'igihugu nk'uko akunda kubyita. Ati mbese nabuze uko mbarondora bose nibura nshyiramo bamwe. Clarisse yavuze ko agiye gusohora iyi ndirimbo mu gihe ari hafi gusoza urugendo rwo gukora alubumu ya mbere agatangira gukora kuri alubumu ya 2. Muri muzika Clarisse Karasira yarukaga gusohora indirimbo Urukerereza yakoranye na Mani Martin yabanjirijwe n'izirimo Gira Neza, Sangwa Rwanda, Urukundo Ruganze n'izindi nyinshi zakunzwe mu buryo bwihariye. Tito Rutaremara ni umwe mu ba mbere mu banyapolitike bo mu Rwanda bashyigikira abahanzi. Si rimwe si kabiri yumvikanye mu bitangazamakuru byo mu Rwanda avuga ko inganzo ya Clarisse Karasira imunyura umutima. Rutaremara y'imyaka 76 y'amavuko ni umunyapolitike ubimazemo igihe kinini, akaba ari umwe mu bamaze igihe kinini muri Sena y'u Rwanda. Tito Rutaremara yabaye umuvunyi wa mbere w'u Rwanda, ni umwe kandi mu bashinze umuryango wa FPR Inkotanyi, akaba n'umwe mu bakada bakiriho. Ndetse kandi Tito Rutaremara ubu ni umuyobozi w'urwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye. This is Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Mwibutsa ko nandi wakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.